Twongeye kubasuhuza cyane tubifuriza amahoro y'Imana ava kuri Nyagasani. Mwese aho muri mukurikira ibiganiro binyura kuri iyi YouTube channel. Mukomeze kugira amahoro kandi n'uwo waba wumva bitameze neza wihangane, Imana irahari izakomeza kubana natwe. Hanyuma rero kano kanya tugiye kuvuga ku kintu kijyanye na internet z'ubuntu cyangwa free internet tumaze iminsi tubona. Ndetse na hano twatanzeho aka video kagaragaza uburyo ushobora gukoresha internet nta kiguzi, ubwo ni free internet. Hanyuma rero kano kanya tugiye kuyivugaho neza. Noneho hari amakuru amwe namwe yagiye atambuka avuga ngo gukoresha internet z'ubuntu si byiza, abandi bati ntacyo bitwaye, bamwe wenda bakumva ngo impamvu zimwe na zimwe zishobora gutuma gukoresha internet z'ubuntu atari byiza, ariko ntago nanone wahita ubigendera utazi amakuru ya nyayo atuma koko internet y'ubuntu ishobora kuba atari nziza cyangwa se yaba nziza. Ku ruhande rumwe dushobora kuvuga ko ari byiza bitewe n'uko ari ibintu twakabaye turi kwishyura, ariko nanone bikaba biri gukoreshwa nta mafaranga yishyuwe. Ku ruhande rumwe bishobora kuba byiza, ariko nanone ku rundi ruhande bitewe n'uburyo ubikoreshamo bikaba byaba bibi nanone. Ariko reka tugereranye turebe hagati aho ni byiza gute ni bibi gute, turebe se ni ibihe bisumba ibindi bitewe n'uwo uri we wenda ukoresha iyo internet, ubashe kumenya aho amakuru ahagije. Reka duhere kuri iki kintu. Internet y'ubuntu dukunze gukoresha ikenera application. Iyo application niza kenshi zitwa ama VPN. Mbere yuko tujya kure tukajya kuri byinshi, reka tubanze tumenye ubundi VPN ni iki, ikora ite, tumenye byinshi kuri VPN. Ibyo biraza kutuyobora, bidufashe noneho kumenya ziri application za VPN ziba zikoreshwa zigatanga internet y'ubuntu, kuki batanga internet y'ubuntu, cyangwa se nicyo zakorewe koko, cyangwa ni abantu wenda bazihinduriye umumaro. Byose twibaza turaza kubimenyera muri kino kiganiro turimo turaganira kano kanya. Reka duhere kuri VPN. Abana kenshi iyo bumvise ijambo VPN mu magambo arambuye nicyo bisobanuye, nicyo bivuze virtual private network. Akenshi bumva yuko ari ikintu gikomeye cyangwa se gifite ikoranabuhanga riri hejuru, bitewe n'abantu wenda barikoresha, ariko cyangwa se bakanumva nta mpamvu bafite yo kuba bayikoresha. Ibi nanone ntago twabyirengagiza, ku ruhande rumwe nibyo, ariko nanone VPN ahanini ifasha amakampani menshi ndetse n'abantu bamwe na bamwe batari company babyifuza. Urugero, aho VPN ishobora gukenerwa nk'iyo urimo wigendera cyangwa se urimo urakoresha wifi public, ziriya wifi nk'izo mu modoka, izo ku nyubako runaka, urimo urohereza amakuru cyangwa se wakira amakuru runaka. Niba waba uri nko mu bintu bijyanye na entertainment nko ku mbuga nka za Netflix cyangwa se YouTube n'izindi, ahangaha hari igihe uba ukeneye ko data zawe ziba ziri safe, ari byo dukora dukoresheje VPN, virtual private network. Nkuko izina ryayo ribivuga, VPN, virtual private network, ni uburyo bushobora gukoreshwa ku buryo ukoresha network, cyangwa se network ubwo ni uburyo computer ziba zigiye zihuje, cyangwa ama network devices aba agiye ahurije hamwe akabasha gukominikana. Niba iyi computer mfite hano cyangwa telefone yanjye ishobora gukominikana n'indi binyuze kuri internet, ubwo hagati y'iyo telefone n'indi harimo network mu buryo rero buri privé. Nanone ubwo ni ukoresha network mu buryo buri privé, virtual private network. Ni nkako nabigereranya wenda ngenekeje kubisobanura. Hanyuma rero iyi virtual private network byumvikana ko itanga umutekano usesuye mu gihe uri murayikoresha. Mu gihe uri kuri internet urimo urakoresha VPN, ikintu cya mbere gufasha ni ukurinda information zawe. Uburyo ibikoramo, ikora icyo bita encryption. Encryption y'ama information cyangwa amadata uri gukoresha ni uburyo bwo gufata inyuguti wari wohereje, aho kugira ngo zigende nk'uko zakabaye zimeze, zikagenda zihinduranyije mu buryo ushobora kubireba ukabona ni ibintu bidafite ubusobanuro, ku buryo n'uwajya guhakinga ari we wese abona ibyo bintu wohereje, cyangwa se abona amakuru yawe ariko ntayabone neza, akabona ari ibintu bivangavanze. Ikindi gufasha nuko ihindura IP address yawe.
Ibi ngibi ku bantu bakoresha ama VPN akenshi ubona ko urimo urakoresha server wenda ukabona uri gukoresha server yo muri United States, ukabona uri yo muri Canada, Australia ndetse n'ahandi. Icyo nacyo ni ikindi kintu ikora mu gihe igifunguye iri kuri internet, ihita ihindura IP address y'igikoresho uri gukoresha, niba ari computer cyangwa se telefone. Bivuze ngo niba uhinduye IP address yawe ntabwo wongera kugaragara nk'uri gukoresha internet hano mu Rwanda. Niba ari n'uwashaka kuguhakinga biragoye ko yakwinjirira yinjiriye kuri iyo server y'ahantu utari. Bivuze ngo ushobora guhita ikujyana nko mu kindi gihugu ukagaragaza ko uri nko mu kindi gihugu cya kure utarimo. Bivuze ngo rero n'ibintu urimo urakora biba ari ibintu bihishe nta wapfa kukwinjirira. Zimwe mu ngero z'ama VPN ushobora gukoresha hari iyitwa NordVPN, hari iyitwa Express VPN, hari IP Vanish, ni nyinshi zigiye zitandukanye. Zo ni nk'ingero nkeya tubashije kuvuga z'ama VPN. Izo zose bazakora bimwe muri ibyo ngibyo tumaze kuvuga haruguru, ariko izi ni iziri seriye. Ubwo turacyari ku ruhande rwiza rw'ama VPN, ntago turagera kuri kote mbi ya VPN. Ibi ngibi rero ni ama VPN unakoresha ari uko banje kwishyura. Nk'iyi NordVPN mu bigaragara yishyurwa $11 hafi 12 buri kwezi. Iyitwa Express VPN ikishyurwa $8.32 ku kwezi. IP Vanish yo ntago yishyurwa, yiri free, ariko urumva ko zimwe ziba zigiye zishyurwa izindi ntizishyurwa. Aho turacyari kuvuga kuri VPN. Tutarava kuri icyo, hari ikindi kintu kimwe VPN igiye ibasha gufasha umuntu, ari cyo kubasha accessinga content ziri mu tundi duce. Urugero, ushobora kuba ari nka website ushaka kusura. Urugero nk'abantu bakunda gukoresha ibintu bijyana n'ama cryptocurrency, tuzi application yitwa Binance, hari n'indi yayo yitwa Binance US. Iyi ngiyi ntabwo ushobora kuyikoresha utari muri biriya bihugu bya US, cyangwa se ugasanga hari nk'izindi application ushobora accessinga uri muri ibyo bihugu runaka, ariko waba uri hano mu Rwanda cyangwa se n'ahandi ari hose ukaba utabasha accessinga. Aha ngaha iyo ukoresheje VPN ushobora guhindura server IP address yawe ikagaragara nk'iri mu kindi gihugu, ukabasha kubona access kuri z'ama application cyangwa se y'ama site ari hanze. Aha reka noneho twe kwibanda ku byiza gusa, reka turebe no ku bibi by'ama VPN, kuko buri kintu cyose kigira ibyiza kikagira n'ibibi byacyo. Reka turebe ku bibi byo gukoresha VPN. Ubwo turacyari kuri ya ntego n'undi yo gukoresha internet z'ubuntu binyuze mu gukoresha application za VPN. Icyambere ni uko VPN ishobora kugabanya umuvuduko wa internet yawe, bitewe n'uko VPN nk'uko twabivuze hejuru ihindura aho data cyangwa se amakuru wari woherereje umuntu cyangwa uri accessinga, aho agomba kunyurira hayobya, ikabanza kunyura kuri server zindi kugira ngo agere aho yagombaga kujya, ndetse nanone ikanayahindura ku buryo uwo ari we wese atayabona ngo yamenye. Ibyo rero bitewe n'urwo rugendo rwose biba bishoboka cyane ko umuvuduko wa internet yakagombye kuba ifite ugabanuka. Ibi ngibi ugomba kubisuzuma ukareba niba koko VPN uri gukoresha itagabanya speed ya internet wakoreshaga cyangwa se iri kugenda biri normal. Anga hari izikunze gukora neza nk'uko twazivuze, hari NordVPN, hari Express VPN. Izo ntabwo akenshi zikunze kugabanya umuvuduko wa telefone cyane, zo byibura ziba zikora neza. Ibi ngibi akenshi ushobora kutabibona bitewe wenda n'ibyo ukunze gukoresha kuri telefone yawe, ariko nujya gukora nk'ibintu bisaba internet iri hejuru, isaba ibyitwa ama bandwidth, gutransfera data byihuse, cyangwa bitewe n'ibintu gukora biremereye kuri internet, nibwo uzabibona neza cyane ko internet yagabanutse koko. Icyo ni icyambere. Ikindi ni uko iyo uri gukoresha VPN hari serivisi zimwe na zimwe ushobora kwangirwa, cyangwa imbuga zimwe na zimwe ushobora kudakunda gusura, bitewe n'uko iba yahinduye IP address yawe. Ushobora gusanga yashyize IP address yawe mu gihugu kitemerewe gukoresha application runaka cyangwa imbuga zimwe na zimwe. Urugero, ushobora gusanga hari nk'ibihugu bitemera gukoresha streaming cyangwa kureba amavideo kuri Netflix. Iyo IP address yawe yaba iri muri icyo gihugu, igaragara nk'iri muri icyo gihugu, ukaba utabasha accessinga Netflix.
Ibi ngibi ushobora kubisuzuma nk'imbuga nka Social Blade. Social Blade ntabwo wayikoresha uri gukoresha internet ya VPN. Urwo ni urugero. Icya gatatu ni uko VPN itemewe mu bihugu byose. Hari ibihugu bimwe na bimwe byemera VPN, hari n'ibindi bitemera VPN, cyane ku kino cy'uko hari amakampani amwe n'amwe bakeneye umutekano uhagije bigatuma bakoresha ama VPN. Nanone hari ibihugu biba bigomba kumenya neza bigakontorora kampani zikorera muri ibyo bihugu, zikamenya uburyo zikoramo. Ibi ngibi rero hari nk'aba batabyemera ko mwakoresha VPN kugira ngo bagire control neza ihagije. Kandi bitari n'ibyo ngibyo, hari naho ushobora gusanga batemera gukoresha VPN mu buryo buri prive bitari n'ibyo by'amakampani, ugasanga hamwe na hamwe ntago yemewe, wayikoresha ukaba wabihanirwa. Ikindi nanone, iyo urimo gukoresha VPN, amadata uri ku accessinga cyangwa yohereza abanza kuyobywa akanyuzwa ku masava y'aba VPN provider, bakabanza bakaya encryptinga bakanahindura IP address, nyuma zikabona gukomeza aho zajyaga bazihaye IP address nshyashya, baguha IP address nshyashya ndetse n'amadata yahinduwe. Ibi ngibi ni umutekano pe. Ariko nanone ibi ngibi bisobanuye ko ugomba kwizera aba VPN provider bawe. Iki ngiki ni ikintu cyo kwitondera mu kureba VPN application ushobora gukoresha, kuko hari igihe ushobora gukoresha application itizewe ugasanga barahakinga data zawe wizeye ngo baraguhindurira, wenda baraguhindurira ama data se cyangwa baraguhindurira IP address byo gusa, ugasanga banahakinga igikoresho urimo urakoresha kuri internet, ugasanga ahubwo nta mutekano bifite. Ibi nabyo ugomba kubyitondera mu gihe urimo urahitamo VPN yo kuba wakoresha. Ikindi nanone kitari cyiza kuri VPN ni uko akenshi connection zitanga zigenda zijyaho zongera zivaho zibreakinga buri kanya. Ibi nko ku bantu bakoresha VPN za kill switch cyangwa se HA bakunze guhura n'iki kibazo, ukaba urimo urakoresha internet nyuma ukabona iravaho, nyuma ikongera igasubiraho. Ibyo byose ni ibibazo by'ama VPN. Kimwe mu bintu abantu benshi bakunze kugiraho ikibazo ni ukuba izi VPN zitanga free internet zikoresha ama proxy server. Aya rero akaba ari amasava n'ubundi nk'uko twabivuze ahindura ama IP address. Izi server zirimo amoko abiri, hari forward proxy ndetse na reverse proxy. Turebeye kuri iyi foto, ibanza ni ya forward proxy. Kuko tubibona hari computer ziri ku ruhande rw'ibumoso, hakaza forward proxy, hakaza internet, hakaza origin server. Mu busanzwe iyo turi browsinga cyangwa turi kureba ibintu kuri internet, twe tuba turi gukoresha nk'izi computer cyangwa se amatelefone, amadata turi kohereza agahita agera kuri origin server. Niba ari nka Facebook turiho, ya mafoto ubika ay'abandi babitse post bashyizeho zose ziba zibitse kuri server ya Facebook. Iyo turi ku accessinga Facebook nta VPN igiyemo, computer cyangwa telefone zacu ziba zigererayo direct kuri server ya Facebook. Ariko iyo wakoresheje VPN wenda irimo irakoresha nk'iyi forward proxy, amadata twohereje cyangwa ibyo turi kugerageza ku accessinga kuri server ya Facebook azabanza anyure muri forward proxy, ariho bya bindi byose bizabera, ihindura address, ihindura ibi byose, hanyuma ifata ibindi bishyashya yo yohereze kuri origin server nkaho ariyo irimo irisabira access. Biragenda byahindutse birumvikana. Hanyuma n'ibyo server iri bugarure nk'ibyo twasabye, na niba ari ifoto dusabye, nigaruka nanone irabanza ice muri forward proxy ibone kugeraho kuri za telefone cyangwa kuri device turi gukoresha. Iyi ngiyi nanone yindi ni iyitwa reverse proxy. Iyo noneho reverse proxy biri hagati ya internet ndetse na origin server. Mu gihe kuri iriya twabanje ya forward proxy, iyo noneho forward proxy biri imbere ya computer direct turi gukoresha. Ahangaha niba uri gukora kuri internet bizabanza bice muri reverse bibone kugera kuri origin server, hanyuma byo nibiva kuri origin server nanone bigaruke kuri
kuri iyo reverse proxy bibone kugaruka kuri zino computer zacu. Kimwe no mu bibazo bibaho ni uko zishobora kuba zitizewe zikabasha gutwara amadata y'umuntu mu buryo butemewe, akaba yakoreshwa mu buryo butemewe. Iki cyari igice cya mbere. Nitubona bishoboka ko dukomeza gukora n'andi mavideo tukarushaho gusobanukirwa n'ubundi nk'uko dusanzwe tubigenza, tuzadukora andi mavideo agaragaza neza uburyo twasobanukirwa n'ibi byose tuba tugenda tubona bijyanye n'ikoranabuhanga. Iki cyari kino gice rero kivuga kuri zino interinete, uburyo zikora neza. N'undi amakuru yacu nakagaruka tuzasubira ubutaha.